Reka tubasuhuze bavandimwe duhurira ku kwishimira iby'ubuzima ariko tugahitamo gukoresha iby'umwimerere, aho tugira tuganira ku bitandukanye, ibimera, ibiribwa, ariko tukagira n'izindi gahunda nyine zo twitaye ku myitozo ngororamubiri yatumarira iki, kunywa amazi bitumariye iki, ubwo buryo bwose butandukanye. Muri iyi minsi rero twatangiye ubundi buryo bw'inyigisho nanone ntoya ariko ziganira n'ubundi ni ku by'umwimerere. Ni muri ya gahunda twita ameza y'umwimerere, tubyita ngo ni ibiboneyeho muri medi, ameza y'umwimerere. Ameza y'umwimerere, ku meza y'umwimerere uyu munsi muri iyi minsi turi kuhazana za ji, turi kuhazana ji zitandukanye zikoze mu bintu bitandukanye. Reka rero tuganire nko kuri ji ya karoti, ariko karoti ubwayo usanzwe igwiriyemo vitamine A, ibamo za vitamine nyinshi, bigatuma mbere na mbere tuvuga ko karoti irinda amaso. Irinda amaso ni ikintu kizwi, irinda amaso, ifasha igifu. Karoti kandi ituma uruhu rw'umuntu rusa neza. Karoti ibarirwa mu byongera ubudahangarwa, ifasha imikaya y'umutima. Hanyuma kandi karoti ni ingenzi. Twavuga ko karoti abantu bayikoresha mu buryo butandukanye. Ushobora kuyikoresha uyikata ukayivanga n'izindi salade nk'igitunguru, ariko kandi karoti banayiteka ku biryo ntacyo bitwaye. Ariko cyane cyane ubu turi gutinda kuri ji, kuyikoramo ji ya karoti. Kuyikoramo ji ni ingenzi, ni ingenzi. Aho ushobora gufata karoti eshatu ukashyira muri blender, ugakuramo iyo ji ukanywa idafunguye. Byaba byiza ukabikora kane mu cyumweru. Ikaba ari ingenzi mu gufasha ibyo bice bitandukanye by'umubiri, kandi dukomeza tubareka abantu nyine ko kuba kwitabira ibintu by'umwimerere, kuko n'izi mboga n'imbuto zigwiriyemo antioxidant ni ingenzi.